Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje kuzoza ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugeraho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ariko abantu benshi baranyandikiye, abandi barampamagara barambwira bati dukorere urubuga aho tuzajya tujyaho tukihugura gukoresha igihe neza dukora ibizame mu buryo bw'iminota 20. Ubu ngubu ubwo rubuga namaze kurukora. Urajya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire ukore ibizame mu buryo bw'iminota 20 kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubane imbogamizi. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya. Ni kuri 0789361626. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu shuri. Turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. None twandikira ngo duhamagare ni kuri 0789361626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa, koresha nimero tuze tukwigisha mudasobwa. Ukeneye ko tuguhugura warigisha ariko mbere yuko ujya mu kizame ukeneye guhura n'umwarimu, koresha iyo nimero tuze tuguhugure ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kujya ubona kino kizame maze gushyiraho amasomo nshyiraho n'ibibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame, kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ujye uhita ubibonera ku gihe. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabashijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukusurana kino kizame, iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese urabona ari uruziga? Ese urabona ari mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo akazamuko gahanamye. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Iyo kino cyapa ukibonye ugiye kugira ahantu hacuramye haba haguteza ibyago batabikuburiye hakiri kare. Ikindi aka gacuri ntabwo kaba kari hano hashinze icyapa. Oya, bino byapa biburira bishyirwaho mu ntera ingana na metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Bakubwira ngo agacuri kateza ibyago, ukamanza ukagenda urugendo rungana na metero 150 kugeza kuri metero 200 uvuye aho hantu hari icyo cyapa. Mbere yuko ugera aho hantu hari ako gacuri kateza ibyago, nyine barakuburira hakiri kare. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, iyo video namaze kuyigukorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa bire kujya bikugora. Murabizi tugiye amoko 5 ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iriho rero cyenda uyirebe. None hari irindi somo ukeneye ucyandike muri comment ukande subscribe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Hano ibisubizo 4, hitamo kimwe. A, ngo nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri nyuma y'umwaka umwe cyangwa se nyuma y'imyaka 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Aho ni kuri D. Wowe urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, inyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko
waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika urupapuro, ariko mbibutsa ko nabazaniye urubuga ubu ngubu igihe ntikizongere kukubana ikibazo mu kizami. Hari abantu benshi batsindwa atari uko batazi ibintu, ahubwo igihe kikabafata. Nagukoreye urubuga, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw, utangire witoze gukoresha igihe neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda igihe kitakubereye imbogamizi. Linki iri muri komenti ya mbere, hari iyo linki wakandaho ikakugeza aho ngaho ushobora gukorera ibyo bizame. Waba ukeneye kode ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufasha kubona kode nziza, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Waba ukeneye kwiga ukatubwira uburyo ushaka kwigamo, ese ushaka kwiga mu ishuri, aho ni ku bantu bari i Kigali, cyangwa ushaka kwiga online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa se abari hafi ariko bafite akazi katabakundira kuza ngo twigane mu ishuri. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Iyo uvuze amatara ndangacyerekezo ari kuvuga ibinyoteri. Ese ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe ibinyoteri byose by'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine, hitamo kimwe. Ahubwo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisozi cy'ukuri na B ikaba ari igisozi cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyacitse nka feri, kuko icyo kinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Wari wahisemo A, iba ari igisozi cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisozi cy'ukuri ariko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kuko mu kibazo baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Wibuke gukanda subscribe rero kugira ngo na kino kizame kiba kimaze gukorwa ujye uhita ukibonera ku gihe, ko n'icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. N'amasomo nshyiraho n'ibibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ikibazo cya kane kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese turiya tugarurumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira irihe bara? A, umweru, B, umuhondo, C, umutuku, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo. Turahisemo B rero, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Noneho uturi imbere ku kinyabiziga tuba dufite ibara ry'umweru, uturi inyuma tuba dufite ibara ry'umutuku. Turi mu mbavu ho duhisemo B, tuba dusa umuhondo. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza, mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ugacura ibya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ngo feri yo guhagarara umwanya munini, B, ngo feri y'urugendo, C, ngo feri yo gutabara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ariko n'ubundi mu kibazo bari bakubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda, ubuye kiba gihagaze? Haba harimo iyihe feri none? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko
waramutamo A ndizera ko waramusiganiye wa papuro utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru ishiyemo uduce kandi iteganye. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ndakeka kuri kubibona kuri iyi shusho baduhaye. Hari abari kuvuga hari imirongo icagaguye ibiri iri ku ruhande. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo rero kimwe cy'ukuri. A ngo hagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. B hagenewe abanyamaguru. C hagenewe inzira y'ibinyamitende. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto na B ahagenewe abanyamaguru bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Tuno turonko turi iruhande tubiri ducagaguye hari ahaca ibinyamitende, utugare, tundi tunyamitende tworoheje. Ndakeka ko waramusitamo rero igiso cy'ukuri ari cyose. Ndizera ko waramusikanira ku papuro. Uramutse ugize ikibazo ku bibazo by'amashusho yose abazwa ameze atya, iyo video namaze kuyigukorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, ariko ubwo rubuga nabakoreye ushobora no gusangaho aya masomo, aya mashusho, ay'ibipimo, ay'ibyapa. Jya kuri Google rero wandikemo ngo www.ibiziga.rw asigaye n'aya masomo ugenda uyasangaho. Mu gihe utari kuyabona kuri YouTube uzajya uyabona kuri urwo rubuga nabakoreye. Ndakeka ko waramusitamo se, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara, igihe bitakishobora neza muri metero 200 bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ango itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro cy'inyuma. B itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro cy'inyuma. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Romoro kiri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ese ibigomba kugaragazwa gute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro inyuma. Ubu ukuntu ibigomba guhita igaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riba riri kuri iyo romoro inyuma iri gukururwa, kubera ko yo iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uturutse inyuma ahita abona ko hari romoro igaragazwa k'ubwo buryo. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ango guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B umuhanda udakomeza. C ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B umuhanda udakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kikaba kigaragaza ko umuhanda giteho mu ntangira udakomeza. Kubera iki? Reba uno muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso, kugira ngo n'uburi kugenda mu ino nzira nyabagendwa utavuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wakata mu muhanda ubonye ukagira imbere ukabura inzira. Rero bahita bashyiraho kino cyapa kivuga ko hari umuhanda udakomeza kugira ngo utiri kujyayo wagera imbere ukabura inzira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Wabona ibyapa bikikugora ugasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ibyapa biranga, ese ni ibyapa byo gutambuka mbere n'ibindi byose urabisangaho. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo
ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku bisiga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ntigomba kurenza ibihe bipimo: a ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, b imbere ni metero 1 na santimetero 70, c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50, na b imbere ni metero 1 na santimetero 70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri c. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Utari wahisemo rero a, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Noneho imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Impamvu tutahisemo c ni uko bavuze ngo kuri b ngo imbere ngo ni metero 1 na santimetero 70 kandi aba ari metero 2 na santimetero 70. Ubwo nibaramuka bakigwaye bavuze ngo imbere ni metero 2 na santimetero 70, uhita ugihitamo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Hano rero bavuze ko inyuma bari metero 3 na santimetero 50 nicyo cy'ukuri, ariko no kuri b niyo bavuga ngo ni metero 2 na santimetero 70, a na b birazaba ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwaho ugaragaza. Ese ubugaragaza iki? A ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, b ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, c ahanyurwa n'abanyamaguru. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni c ahanyurwa n'abanyamaguru. Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Uriya murongo uba urombereje hagati mu muhanda, mubona ko iriya mirongo ibiteganye nawo ariyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Zebra cross mubona ko ziba zihagaze, ndetse n'uriya murongo urombereje hagati mu muhanda uba uhagaze, bivuze ko iriya mirongo ibiteganye. Rero hariya aba ari ahanyurwa n'abanyamaguru. Ndizera ko waramuzamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Hari imyaka umwana akiramo bikaba bibujijwe ko wamutwara ku ntebe y'imbere. Kubera iki? Kubera ko arakubagana cyane. Ese ni iyihe aba agomba kuba afite kugira ngo abyemererwe? Aho imyaka 10, b imyaka 12, c imyaka 7. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni b imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura nta na rimwe aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho atwaye ikinyabiziga, kubera ko hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo ushaka kureba hirya gato akaba aguteje ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Bibutsa ko ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 utubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga tubwire uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga turi kumwe? Aho ni ku bantu bari hafi, cyane cyane abari hano i Kigali. Ese ushaka kwiga mu buryo bwa online? Aho ni ku bantu bari hafi ariko bafite akazi katabakunda ngo baze twigane mu shuri, cyangwa se bari kure. Turakwigisha aho duha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Iyo tumaze kukwigisha twabazanira urubuga aho ushobora kujyaho ugakora imyitozo witoza gukoresha igihe neza.
rero jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw, ahasigaye utangire ukore ibibazo mu buryo bw'iminota 20. Wagira ikibazo mu buryo bwo guhanga konte ugahita unyandikira cyangwa ukampamagara nkabigufashamo. ngiye nkunda kuba ndi online amasaha menshi. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona izo cyuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri. Ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Wabona ibyapa biri kukugora ukajya kugora urubuga nabakoreye www.ibiziga.rw ukareba ayo masomo nabashyiriyeho, cyangwa se ugasura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iyo video nabakoreye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kitapakiye. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye. A, metero 1 na santimetero 50. B, metero 1 na santimetero 75. C, metero 1 na santimetero 90. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegeze neza kino kibazo neza bakibaza kimeze gutya, ariko bakagihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero. Ntibizakugore, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Bakavuga ngo A, santimetero 150. B, santimetero 175. C, santimetero 190. D, santimetero 210. Ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Ndakeka ko rero igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kinini C, metero 1 na santimetero 90. Turabahisemo C, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kurwo rubuga nabakoreye haba hariho amasomo ayo ku bipimo, ayo ku matara agiye avanguye. Ni www.ibiziga.rw. Rero genda uje kureba ayo masomo, urasangaho ibitabo, amasomo, usangeho ibizame. Ni urubuga rwiza, ndizera ko uri kwitegura gukora, ruragufasha kwitegura neza ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw, hasigaye ugatangira ukabona amasomo, ugatangira ukabona ibizame mu buryo bw'iminota 20. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo bintu bibaho se? Ahubwo bibaho, byabaho ryari? Angu igihe kigenda hamanuka. B, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. C, igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ese ni ryari ikinyabiziga cyaba gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka na vitesi idakora? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. Mu gihe gikurura n'ikindi kinyabiziga uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka, vitensi ntibikora. Mukunda kubibona nk'igihe cy'impanuka, ikimodoka kinini cyagonze cyangwa imodoka yagonze, hakaza urundi rumodoka rukaza gukura icyo kinyabiziga cyagonzwe. Icyo cyagonzwe uretse kuba kiri kugendesha imipine, moteri ntiba yaka na vitensi ntiziba ziri gukora. Ndakeka ko rero waramutamo B,
ndizera ko waramusikaniye ku papuro utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Bishobora guharirwa abanyamaguru mu bihe bihe. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Bengo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri de bari kutuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Abanyamaguru baba bemerewe kuhaca. Nyine nta mategeko ahari. Nta byapa bihari bivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Nta bimenyetso bihari bibuza abanyamaguru kuhaca. Abanyamaguru baba bemerewe kuba bahaca iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndakeka ko waramusitamo se. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gisobanura iki? A ngo ahegereye umuhanda unyerera. B imbere ipine ryafumose. C ahegereye icyako kidasobanuye ukundi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo imbere hari hatangirwa serivisi. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni se ahegereye icyako kidasobanuye ukundi. Ahegereye icyako kidasobanuye ukundi. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa biburira twabonye ko bishyirwa muri metero hagati y'150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Bari kukubwira ko hari icyako kidasobanuye ukundi bakabikubwira hakiri kare mw'iyo ntera. Bari kukubwira ko hari amabuye ataruka, icyo cyapa bakagishyira imbere cyane kugira ngo ugere aho hantu hari amabuye ataruka wamaze gufata ingamba zaba izo kugabanya umuvuduko cyangwa se no kuba wafunga nk'ibirahuri. Ndakeka ko rero waramusitamo se. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Imburira zimurika kwa kundi umuyobozi bagiye gutambuka ukabona bakora gukoresha imburira zimurika, cyangwa se wenda ni igihe cy'amagare, amagare agiye gutambuka bari kubwira umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Ese zikoreshwa hagana he? Ango mu nsisiro gusa. B ahegereye inyamaswa zikurura. C hafi y'amatungo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ese cyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Nuko bavuze ngo mu nsisiro gusa, kandi imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Mu nsisiro ariko ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu hano Daniel amaze gutamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Bavuze ngo mu nsisiro gusa, ahandi ukajya urazirengagiza. Oya, ahubwo zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba kigwa rero bashyizamo ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose uhita ugikora. Navuga mu nsisiro gusa uhitemo ko nta giso cy'ukuri kirimo kuko zemerewe gukoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka, abashaka kuzimwa mu bihe bihe. Ango iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B iyo kinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C yari mu nsisiro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ni ryari ushobora kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
hano izo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, kubera iki uba ugomba kuzimya amatara maremare mu iki kinyabiziga cyawe kigiye kubisikana n'ibindi? Birashoboka ko urumuri rw'ikinyabiziga cyawe rw'ayo matara maremare ashobora guhuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Waba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, ukabanza ukazimya amatara maremare kugira ngo abanze atambuke neza, ari kureba imbere neza, ataza atari kuhareba neza akaguteza ibyago, kandi ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Muri make ikinyabiziga nticyagira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe, ariko amatara akurikirayo kiba cyagira arenga abiri y'ubwoko bumwe. Nicyo bishatse kuvuga. Ayayi kiba cyagira arenga abiri y'ubwoko bumwe. Angwa itara ndangamubyimba, B itara ryerekana icyerekezo aribyo mwita ibinyoteri, C itara ndangaburumbarare. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kiba cyagira amatara arenga abiri ndangamubyimba, kiba cyagira amatara arenga abiri yerekana icyerekezo, kiba cyagira amatara arenga abiri ndangaburumbarare. Ndakeka ko waramusamo rero D. Ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Turi wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ucyandike ku papuro. A ngo mu minsi 5, B mu minsi 8, C mu minsi 15. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B mu minsi 8. Ibyo bigomba gukorwa mu minsi 8. Ndakeka ko rero waramusitamo B. Ese biba bishoboka ryari? Wenda ikinyabiziga cyawe cyagonze cyangwa se ikinyabiziga cyawe urakigurishije, biba ngombwa ko ibyari byanditse ku karita bihindurwa. Rero biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikakorwa mu minsi 8. Naho ikinyabiziga cyawe iyo cyoherejwe nko mu mahanga, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro, haba mu biro by'umusoro n'amahoro. Ibyo byo bikorwa mu gihe kingana n'amezi 2. Ibyapa ndanga bivanwaho ukabijyana mu ibyo biro, bigakorwa mu gihe kirenze ukwezi cyangwa se amezi 2. Rero ndakeka ko hano wazitamo B mu minsi 8. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe, ko n'icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode cyangwa se ukeneye kwiga, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Utubwire uburyo ushaka kwigamo, ese ni mu buryo bwa online cyangwa se ni turi kumwe tugufashe kwiga, nugerwaho uzakorera imwe udutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Wabona igihe gishobora kuzakubana ikibazo, twabazaniye urubuga www.ibiziga.rw. Jya kuri Google wandikeho iryo jambo www.ibiziga.rw. Urasanga amasomo agiye arobanuye ibyapa ukwabyo, amatara ukwabyo, ibipimo ukwabyo, intera ukwazo, n'ibizame byinshi mu buryo bw'iminota 20. Noneho ikindi ngo iyo ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza twakwigisha mudasobwa ukajya mu kizami itakubera imbogamizi. Warigishije ariko mbere yuko ujya mu kizami ukeneye ko duhugura, nkakwigisha nkaguhugura turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ikindi, iyo linki y'urwo rubuga ngiye kuyishyira muri comment ya mbere. Niyo linki uyikandeho
ujyeho witoze n'ugiye ko uzakora rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Bana muri hafi gukora amahirwe masa, ibibazo biri gukunda kugaruka, uko jya urabonera kino kizame ku gihe kandi subscribe hasi kugira ngo uzajye uhita ubibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana yabamugisha, mugire ibihe byiza.